Hello everyone, again Mr. West uzanizere ko meze neza amahoro y'Imana bane namwe tugusanze hano muri iri soko. Izi nkweto ni zawe cyangwa uri umukozi boss yagusize ko ariko uzabantu nambika je ukuntu wabame je nawe president ndabambika president kunsuzugira president w'iki gihugu president w'iki gihugu ashaka kuba n'umukuru w'abanyonzi wose si president kizira ko nawe president mbandika perezida w'abanyonzi umujeni wangaha muri Gashyushya ucuruza inkweto ku cyango cyiwe cyane rwose abayeho gute turabura umujeni wangaha ucuruza ku cyango cyiwe rwose agafaranga karaboneka ibintu byose ni sawa iyo ufite ibintu byiza ubundi birigwa nawe urabibona benshi baba gucuruza inkweto wenda nko ku munsi cyangwa gucuruza nk'ijana ku munsi urumva ko ibintu ari sawa ibintu ibihumbi ijana hano muri Gashyushya ubacuruje ubuhe bwoko bw'inkweto abantu benshi atari ibyo ngibyo niba ucuruza 100,000 ku munsi niba ari ibyo ngibyo akazi kabonetse urundi rubyiruko se ntiruri kukumva buri kumva cyane rwose iyi nkweto igura ngahe inkweto amaki ni 60 udafite 60 nta nubwo wayibona mva bro mva nkwereke hari ikintu kimwe uraza gukosora wirinde kubeshya ntabwo ndi bubeshye kabisa kubera yuko ibi ngiye ubeshya ntabwo ari ngiye uri kubibeshya uri kubibeshya societe anje ndakubwiza ukuri vugisha ukuri vugisha ukuri cyane rwose cyangwa se niba wenda ari boss wasigariyeho nanone utazi ibiciro neza ukuntu bihagaze sibyo nanone ushobora kumbwira ati ngewe ntabwo ibiciro mbizi neza ariko ureke kundagira ntabwo 50 se kuri iyi nkweto uratekereza reka nkubwire rero izi nkweto zirahenda nawe urabizi tuziranguza amafaranga 50 rero nanjye ni 10 byonyine mfataho kabisa rero udafite 30 kuri inkweto ntabwo ushobora kuyibona kabisa kandi nanjye ku munsi byibura inyungu nibari inyungu 30 ubwo ntabibonye nta nubwo byaravamo apana manu mva nkwereke sibyo nakubajije ngo ushobora wenda kuba ku ruhande rumwe ari boss wasigariyeho ibyo birumvikana utazi ibiciro uko bimeze sibyo utazi ngo byaranguwe gute biracuruzwa gute ibyo nibyo utabizi ari boss wasigariyeho ibyo nabyemera ariko inkweto y'ibihumbi 50 iyi ngiyi ntabwo nayishyura mani wagira inama nk'umujene uri mu cyaro kuba yaza hano muri Kigali reka nkubwire rero je nabagira inama ariko no mu cyaro naho hari imikorere mu cyaro hari imikorere ariko ntabwo hasimutse nko muri Kigali birumvikana ariko bene aho umuntu atakirira pe iyo umuntu afite mu mutwe azi gukora atazi gushyira amaboko mu mufuka nyine agakura amaboko mu mufuka agakora ni ukuri arakira yakira ubwo akagera no ku rwego rushimishije cyane kabisa kuko nanjye ubu ngubu nahereye nzunguza inkweto ebyiri zonyine ndatangira natangiranye n'ibihumbi 10 nanjye murangura inkweto ebyiri iya mbere nayiranguye 2,500 iya kabiri nyirangura amafaranga 4,000 ubwo 8,000 nasiganye inoti ya 2 ngo nagenda zunguza inkweto imwe nyifata 3,000 none ubwo maze gufata 3,000 indi nyifataho 2 mpita ndangura imiguru 3 ndangura imiguru 3 genda nzamuka gutyo nzamuka none nawe wabona urwego ngezeho rwose inama nagira n'abasore bagenzi banjye niko rwose bakura amaboko mu mufuka bagakora bamara gukora icyo bakora cyose baracuruza inyanya mu isoko icyambere nuko bakora kandi nta kazi gasusuguritse kabaho ese mani wabonye umusore ujya gucuruza inyanya mani akazi nako wagakora nako nta kazi kuko nta kazi k'umuyaga kabaho ariko reka twumvikane wemere ko hari akazi umusore yakora hari n'akundi atakora sinzi wenda niba ari imyumvire niba ariko byubatse ntabwo mbizi uzi kubona umusore n'agataro k'inyanya mu muhanda ari kugenda ubuse wowe wabikora mani reka nkubwire reka nkubaze ikibazo kimwe ntabwo ari wabona nk'umugore ari kubaka yagiye kugira wenda turumvikana nta kazi umuntu atakora bivuze ngo ni mind cyane rwose byose bipfira mu mutwe cyane rwose se ucuruza inyanya ubundi waba umugore ngo niko wacuruza inyanya nuko
kizima nuko kaguha amafaranga. None se ubu wowe biramutse byanze ahangaha gutya tugusanze uri gucuruza ahangaha inkweto, biramutse byanze bikanga hahandi byanga kuko wafata agataro ukajya gucuruza inyanya hariya Nyabugogo? Njyewe nshobora no kudafata agataro nkaba nakora n'ibindi, nshobora kugenda nkaba narangura n'iyo myenda. Subiza ikibazo nkubajije. Bibaye ngombwa ko mbikora njye nabikora kuko nta kazi gasunzuguritse kabaho kabisa. Hariho igihe bibaho ugakorera amafaranga, wamara kuyakorera ugahita uyajyana wenda nimugoroba ukajya kwinywera agacupa, ukajya kwirira izo nyama n'ibiki, wowe ntabwo usomaho se? Agacupa nsomaho n'izo nyama bitewe n'amafaranga nakorera. Ni ugukora ku mubare. Nimba nungutse ibihumbi 10 ngomba gukoresha nka 3 cyangwa 4. None se ubu ngubu hari icyizere cy'uko ubigenza gutyo ufite umugore? Njye nta mugore mfite, ndacyari umusore. Urabiteganya se? Ndabiteganya cyane gushinga urugo. Ryari se ubu ngubu wenda turi 2025, ubu urateganya nko kuzazana umugore ryari? Ntabwo nari nafata umunsi neza, ariko mu mwaka utandumva njye nazamuzana nta kibazo pe. Biri seri? Wowe ku ruhande rwawe ntabwo utinya inshingano? Njye ntabwo ntinya inshingano, ntabwo nanazihunze. Basi papa w'abana, papa kabebe, nawe kiriko papa kabebe. Ako ntabwo nari nabaye niko atangiye kujya nyitawe. Aracyari ntabwo nari nabaye. Ariko Mana Nyagasani we. Ngira ngo muri kubibona neza rwose ko uyu musore wacu dusanze ahangaha mu isoko rya Gashyushya ari kwicururiza inkweto. Umva ku cyizere cyinshi cyane ati ngewe rwose hari n'igihe ngira gutya ngacuruza ibihumbi 100 byanjye ku munsi. Rwose ngenda ako nawe urabibona amaso ntabwo koko Sami. Amaso se ntabwo ariko ngira ibyangwe bizima, ngira ibintu bisobanutse by'abantu bose barangurira, sinkenda baranzi. Bitabaye bya bindi byo kucyatsa, bitabaye bya bindi byo kubeshya abantu, bya bindi byo ku Ona sundi umwijara gendenza ndava nayo nama yo aje ngwice nkweto nk'eshatu, imwe ya senkani 40 30 kose batabonetse kare. Ariko ngwice nkweto 3 zonyine zikababyara. Bravo cyane rwose. Byiza cyane rero. Ngaho gira inama wagira wenda urubyiruko bagenzi bawe bakibona amafaranga cyangwa se babona amafaranga bagahita bayashora mu biyobyabwenge, bayashora urabagira iyena? Inama najya urubyiruko ni ugukura amaboko mu mufuka bagakora. Urubyiruko turafite imyumvire mibi. Ngo urubyiruko ngo sinacuruza, ngo utuntu duciriritse, ngo sinacuruza imyenda, ngo banseka. Iyo myumvire iramutse iravuyemo bagakora bagatinyuka bagakura amaboko mu mufuka, ndamwe yuko twakubaka u Rwanda twifuza, umva twagera kure kandi n'umusoro tugasorera ku gihe, gahunda z'igihugu tukazitabira, imiganda tukayikora, umva ugasanga twese turakize nyine. Ntabwo ukora ibyo umuganda ndawukora cyane kabisa, gahunda zose z'igihugu ngenda zitabira. Umuganda ntabwo ukora ko yari umunsi wo gukora umuganda? Ndawukora cyane gusa urumva ari ikintu cyambuza gukora umuganda, kubaka u Rwanda twifuza ikintu kitabaho. Byiza cyane rero, ngira ngo urumva ko hari icyizere cy'uko ejo hazaza hameze neza. Ahubwo nanjye nubwo ubona nageze kuri bari kari ibindi nishaka, urabibona hari byinshi nagiye ngeraho n'ibindi natari nageraho. Rero ikintu nshaka ndashaka no gushyira ikinyabiziga mu muhanda, ubundi ukazagaruka ukwereka n'ikinyabiziga ari n'iparitse kabisa. Noneho ayi n'akantu nyine muri ino minsi rwose ndimo ndagerageza nkureba. Aho ngaho byose ni ibintu nagiye ngeraho kubera abona ko ugira n'uruhushya rwo gutwara. Niyo mushaka ikinyabiziga, cyo mpamvu kandi gushaka ikinyabiziga umunsi ngenzanya n'anakitwara n'ubona mubwira akantu cyane rwose. No kuvuga ngo niba ufite target yo gushyira moto mu muhanda, wowe ikintu cya mbere ugomba gukora gorera amafaranga ya saving kubera ufite purpose, ufite target runaka cyane rwose. Hanyuma noneho uzagura iyo moto yawe ushaka. Niko bimeze kuko hano hanze nukorera ibiceri ukagenda wasamaye ngo nabonye amafaranga. Yo bro man, hanze hari abana bari tayari ayo mafaranga kukubwira ati wayakoreye yazane tuyarye cyane. Ibyo udafite umubare muri kino gihugu nta hantu wagera kabisa. Rero akazi keza, Imana ikomeze ikundindire bro. Sawa murakoze. Sawa. Yego ngira nkuko muri kwibona ahangaha ariko hari mu isoko rya Gashyushya hazwi nko mu Busanza, naho ariko harimo tuganira n'umujene ari kwicururiza inkweto.
yatubwiye ati ku munsi byanze bikunze hari igihe n'ibihumbi 100 bitaha, ariko hari icyizere buri wese agira ibanga rye mu kazi kiwe. Reka tumwifuriza akazi keza, Imana ibarinde, turi kumwe.